uyu munsi turafungura hehe? Timoteyo wa mbere. Tugeze mu bice bingahe? Ibice 5. Turahera kuwe murongo. Ubwo abashyitsi barimo kwibaza, abangaba bari kumenya gute ibyo pastor arabwiriza. Nuko hano ubu tubwiriza ijambo ry'Imana igice ku kindi, umurongo ku wundi. Hari igihe dufata icyigisho runaka, ariko turifuza kugira ngo abantu bige ijambo ry'Imana. Mbwirira mugenzi wawe ngo ijambo ry'Imana niryo nkeneye. Turi muri Timoteyo igice ku kindi, aho Bibiliya ikomeje kuduhamiriza neza ko kuba muri Yesu neza ari bwo buzima nyabuzima. Abari muri we ntibabaho uko bishakiye, kuko bagengwa n'ijambo ry'Imana. Ku cyumweru cyabanjirije cyatambutse, twaganiriye ko kora ndebe iruta vuga numve, aho twabonye ko kuba umwigishwa wa Yesu Kristo, uramya Kristo, agakorera Kristo kandi akagendana na Kristo, asabwa kuba nkore bandebereho. Twari twasomye icyo gihe Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 11 tugera ku murongo wa 16. Ku cyumweru ejo bundi cyahise twafashe akaruhuko gatoya, maze Pastor Joel aratubwiriza. Turafashwa cyane, atwibutsa neza ko umukristo uri muri Yesu neza kandi urangwa n'imirimo myiza ahagarara mu cyuho kugira ngo kugira neza kw'Imana kugere muri twe no kuri twe. Ijambo ry'Imana tugomba kurisoma, tukarisobanurirwa neza, tukarishyira mu bikorwa kandi tukaryumvira. Abafite Bibiliya zacu, reka tuzifungure nk'uko twazifungure, turebere hamwe Timoteyo wa mbere ibice 5 umurongo wa mbere. Uyu munsi turasoma imirongo myinshi, turageza ku murongo wa 16, kuko ni igice kimwe, ni igika kimwe. Ijambo ry'Imana uyu munsi, niwibagirwa byo uvuze, wibuke ko abari muri Yesu neza nibo bafite ubuzima nyabuzima, bityo ntibabaho uko bishakiye, kuko bagengwa n'ijambo ry'Imana. Umukristo nyamukristo afite inshingano zo kubanza kwita ku muryango we, akayita ku bitorero mbere yo kujya gufasha abana. Ndagira ngo mbisubiremo byumvikane neza ko tugiye gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo wumve niba koko ariho iryo jambo ryaturutse. Abari muri Yesu neza nibo bafite ubuzima nyabuzima. Aho ni igitabo cy'Abakolosayi twarakirangije twese. Dore hamwe. Bityo ntibabaho uko bishakiye, kuko bagengwa n'ijambo ry'Imana. Iyo ni Timoteyo, ni ibitabo bya Gishoni, uko tugomba kubaho. Bafite inshingano zo kubanza kwita ku muryango we, urangiza kwita ku muryango wawe, ukita kubo mu itorero, abo musangiye ubutumwa bwiza. Umuntu ufite ikibazo niwe muryango wawe wa kabiri, mbere yo kujya hanze gufasha abandi. Ngaho ababishoboye rero, uyu munsi ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana duhagurutse. Ababishoboye, abagifite amaguru akora, kuko hari igihe amaguru yacu azanga, hari igihe amaboko yacu azanga. Ndagira ngo duhaguruke. Let's stand as we read the word of God. Ndasoma Bibiliya yera. Turi muri Timoteyo ibice 5 umurongo wa mbere. Ntugacyaha umukuru, ahubwo umuhugure nka so, n'abasore ubahugure nka bene so. Abagore bakuru ubahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe, ufite umutima utunganye rwose. Wubaha abapfakazi, bari abapfakazi by'ukuri. Ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru, babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo bibakwiriye, kuko ibyo ari byo bishimwa imbere y'Imana. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro. Ariko uwidamararira abapfuye ahagaze, ubategeka ibyo kugira ngo batabaho umugayo. Ariko niba umuntu adatungabi, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa, kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Ntihakagire umupfakazi wandikwa keretse amaze imyaka 60 avutse,
akaba yarashingiwe umugabo umwe gusa, agashimirwa imirimo myiza. Niba yarareraga abana, yaracumbikiraga abashyitsi, yarozaga ibirenge by'abera, yarafashaga abababara, agashishikarira gukurikiza imirimo myiza yose. Ariko abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa, kuko iyo bamaze kwidamararira baharika Kristo, bakifuza gucyurwa, bakagibwaho n'urubanza kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere. Kandi uretse ibyo, biga no kugira ubute, bakagenda imihana. Nyamara si abanyabute gusa, ahubwo kandi ni n'abanyamazimwe, n'abakazitereyemo, bavuga ibidakwiriye. Nicyo gituma nshaka ko abapfakazi bato bashyingirwa, bakabyara abana, bagateka ingo zabo. Ntibahabanze urwitwazo rwo kudutuka, kuko n'ubu bamwe bamaze guteshuka inzira ngo bakurikize Satani. Nihagira uwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushyi z'abapfakazi, abafashe kugira ngo itorero ritaremererwa, ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusenge tubone kwicara. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro cyose, urakoze kubw'ijambo ryawe watugeneye uyu munsi. Ndagusabye Mwami Imana nyir'ingabo, ngo mbashishe rwose kuribwiriza ubwoko bwawe, turisobanukirwe, ritweze kurushaho, kandi uhereye none turyumvire. Bigaragarire bose ko buri wese muri twe ashishikajwe no kugira umumaro mu itorero ryawe, kugira ngo he kugira n'umwe w'umunebwe ngo yifuze kuba mu cyiciro cy'abafashwa. Twese turakwinginze Mwami, duhe ibyo dukeneye, bidukwiriye, biduhagije, kandi tunyubwe nabyo. Duhe ibitubashisha gutunga imiryango yacu, bikanadushoboza kwita ku bakene bene wacu, kugira ngo be kuba umutwaro ku itorero ryawe. Bityo abakene nyakuri, ba bandi b'inshike n'abapfakazi nyakuri, aba ari bo bonyine itorero ryawe dufatanya, buri wese ku wundi tukabitaho, kugira ngo he kuba umukene muri twe. Utwibutse ukomeje, kandi udufashe kubizirikana no kubyumvira, ko mbere ya byose dufite inshingano zo kwita ku bacu mu rugo no mu itorero iwacu, mbere yo kwita ku bo hanze y'umuryango wacu no hanze y'itorero. Turinde gusinzira cyangwa kurangara uko ariko kose kuri uyu munsi, kugira ngo ijambo ryawe rye kuducika, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Nimwicare. Dukomeje rero kurebera hamwe uko dukwiriye kwitwara nk'itorero rya Kristo. Uyu munsi aya magambo ni ukureba uko tugomba gufatana, uko tugomba kwitanaho. Natekereje Ikinyarwanda, niba ari Ikinyarwanda. Kwitanaho ni Ikinyarwanda? Kwitanaho, uko buri muntu, buri mukristo hano mu itorero, uko buri wese agomba kwita kuri mugenzi we. Ndakeka ndikavuze kwitanaho, nkumva bitari kuza, ariko turimo turabyumva. Dukomeje kurebera hamwe ibigomba kuranga abana b'Imana: imico, imigirire, imyifatire n'imigenzereze y'abana b'Imana nyakuri. Abana babyawe kubwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, tugahabwa agakiza ku buntu. Uko tugomba gukoresha kwizera kwacu n'ibyiringiro bizima twabonye muri Yesu Kristo, uko tugomba kubaho nk'abakristo, ba bandi bose bamwemeye ndetse bakizera izina rye, uko abagabo n'abagore bagomba kubana no kuzuzanya, aho kwikirigita ngo baseke, bahatanira kuringanira, kandi Imana yarateganyije ko buzuzanya. Buri wese akanyurwa n'umwanya we, bose bakanyurwa no kumvira Imana, kuko bazi neza ko ibakunda cyane kurenza ibishutso n'uduhenda abana tw'ab'isi. Aho abagabo batagorwa no gukunda no gukundwakaza abagore babo, kuko babisabwa n'ijambo ry'Imana. Ntibabakundire ko bakoze ibyiza gusa nubwo basabwa kubibakorera, ahubwo bakabakundira ko bahisemo kumvira Imana. Aho abagore banezezwa no kubaha no kugandukira abagabo babo muri byose, batabitewe nuko babihaswe, ahubwo bakabinezererwa, kuko baba bazi neza ko nubwo abagabo baba batabikoreye,
nubwo isi yaba ibashuka ko babasha kuringanira nabo, bo ubwabo bagahitamo kumvira Imana, bakubaha, bakumvira, bakagandukira abagabo babo. Bose hamwe, abagabo n'abagore bari muri Kristo neza, bagahitamo guhagarara mu cyuho cya benshi bakomeje kuyobya n'ibyiyumviro by'ab'iy'isi ya none ishaje. Kugira neza kw'Imana kukagaragarira muri bo no kuri bo. Ubwo nasomaga aya magambo y'Imana twasomye inshuro nyinshi cyane, ngiga ndisobanura, nsaba Imana kubanza rikamfasha, ndongera ndayisaba nti Imana rero ngaho mijambo ndi bubabwire uyu munsi, kugira ngo nibibagirwa byibuze iryo ntibaryibagirwe. Nibwo yambwiye ngo babwire ngo kuba muri Yesu neza nibwo buzima nyabuzima. Abari muri we babaho uko bishakiye ko bagengwa n'ijambo ry'Imana, bita kubo mu ngo zabo no kubo mu itorero mbere yo kugerageza gufasha abantu. Itorero rihamagarirwa mbere na mbere guhesha Imana icyubahiro muri byose, rikabikora risohoje inshingano nkuru twasigiwe na Kristo mu mwuka w'itegeko risumba yandi. Iryo tegeko risumba yandi ni urukundo. Urukundo dukunda Imana rukagaragarira mu rukundo dukundana. Itorero risabwa gukora imirimo myiza aho riherereye, ariko iyo buri mukristo adaharanira kwita ku bibazo bya mugenzi we basengana mu itorero, iryo torero ntabwo riba ricitwara nk'uko itorero rya Yesu Kristo risabwa kwitwara. Itorero ni umubiri wa Kristo, niyo mpamvu buri rugingo rusabwa kwita kuri rugenzi rwabo. Ibi ntabwo bivuga ko itorero ridashobora gufasha abo hanze yaryo, oya. Icyo bivuga ni uko rifite inshingano ryo kubanza kwita ku baririmo mbere yo kwita ku bari hanze. Umunyetorero ubanza kwita ku bibazo by'abari hanze y'itorero mbere yo kwita kuri bagenzi be mu itorero, uwo ntabwo asobanukiwe ijambo ry'Imana. Bene uwo si uw'itorero, aracundeba gusa. Mu magambo twasomye, Pawulo yari arajwe ishinga cyane no gufasha abapfakazi bo mu itorero. Timoteyo yari ashumbye, niyo mpamvu amabwiriza yatanze yayerekezaga ku bapfakazi. Ariko nubwo ayo mabwiriza yerekezaga ku bapfakazi, turayigiraho amahame agomba kugenga uko twafashanya neza kurushaho, tukagobokana mu mubiri wa Kristo, itorero rya Kristo. Twese tuzi ko mu itorero dusabwa gufashanya no kwita ku bafite ibibazo, ariko se bisabwa gukorwa bite? Yesu yigeze kuba ari kwigisha, maze nyina amutumaho ngo ugende umubwire ngo nyoko aragushaka. Aramubwira ngo mama na bene mama nabo turi kumwe mu murimo w'Imana. Ninde ukwiriye gufashwa kutabasha gufasha abantu bose? Mu gihe babaye benshi se urasabwa guhera kuri nde mbere ya byose? Dore amahame nyamukuru dusabwa kugenderaho mu gihe dufasha mu itorero ry'Imana. Ihame rya mbere tuza kureberaho ni iryo kwita kuri mugenzi wawe musengana nk'umuryango wawe bwite. Mu Cyongereza baravuga ngo treat one another as family. Treat one another as family. Ndagira ngo mbwirire uwo mwicaranye ngo ntabwo uri incike kuko uri mu itorero ry'Imana. Nubwo Timoteyo yari umushumba wawe, abasaza nubwo baba bakosheje yasabwaga kubahugura mu cyubahiro cyabo nk'uhugura se. Njya nkunda kuvuga ko iyo umugabo wawe yakosheje, uko ubimubwira bigomba gutandukana n'uko ubwira umuhungu wawe ko yagukoshereje. Hari abagore batabizi, atombokana umugabo we nk'uko atombokana umwana we w'imyaka 3. ngo ariko niko nsanzwe mvuga. Uvuze nabi, uteye nabi, ntabwo wasomye Bibiliya. Umugabo wawe n'umugabo wawe. Hari abagabo nabo utamenya uko bameze. Uko atonganya umwana we w'uruhinja hamutonganyiriza hose, niko atonganya umugore we. Abo nabo ni abagabo batasoma ijambo ry'Imana. Uhera none ntibikabe. Ndiro mwicaranye ngo ntabwo ibyo bizongera.
ikibazo si niba yakosheje, ahubwo se wamukosoye, wamuhuguye, wibuka ko umugomba icyubahiro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abo kubahwa mureke tububahe. Abo bagabo bakuze dusabwa kubafata nk'ababyeyi, ariko n'abagore bakuze nabo dusabwa kubafata nka ba mama. Mu yandi magambo, abakuze bagomba kubahwa no mu itorero, kuko no mu ngo zacu no mu miryango yacu twubaha abasaza n'abakecuru. Abaturuta tugomba kububaha. Iri ni ihame ridatangirira mu isezerano rishya gusa, ahubwo riherana kera kose mu isezerano rya kera. Niko naho byari bimeze. Urebye mu gitabo cy'Abalewi ibice 19 ku murongo wa 12, haravuga ngo ujye uhagurukira umeze imvi, wubaha umusaza, utinye Imana yawe ndi Uwiteka. Ujye uhagurukira umeze imvi, wubahe umusaza, utinye Imana yawe ndi Uwiteka. Kubaha abakuruta ni bumwe mu buryo bwo kwerekana kutinya Imana. Iyo ububahutse ubuhisemo kubahuka Imana. Ndagira ngo mbisubiremo kandi urebe hano kugira ngo uvuge ngo uziko pastor ari njye. Niba ujya wubahuka abakuruta utahuri kuvuga ngo ni njyewe yavuze, kuko ndashaka nyine kumva ko ari wowe, kuko ijambo ry'Imana riraza kuri wowe. Turi hamwe? Kubaha abakuruta ni bumwe mu buryo bwo kwerekana kutinya Imana. Iyo ububahutse ubuhisemo kubahuka Imana. Ariko pasiteri nawe ubwo se byabikuye hera? Ongera usome ya mirongo twasomye. Havuze ngo iki se? Havuze ngo iki? Twasomye ngo iki? Twasomye ngo iki? Ujye uhagurukira umeze imvi, wubaha umusaza, utinye Imana yawe. Utinya Imana yawe bigaragarira mu buryo wubaha abakuruta. Niyo mpamvu Pawulo aza gukomeza atanga amabwiriza ku buryo bwo kwita ku bapfakazi bakuze mu itorero kandi batagira kivurira. Naho abasore n'abakobwa n'abagabo n'abagore bakiri bato bo tubitwareho gute? Imana ivuga ko tugomba kubafata nka barumuna bacu, nk'abashiki bacu, bene data, bashiki bacu, nk'abana bo mu rugo kwa data. Mu itorero imyaka waba ufite yose uri umwana w'Imana, uri mwene data, uri mushiki wanjye, kuko twese dusangiye data umwe, ariwe data wa twese uri mu ijuru. Impeta waba ufite zose za hano ku isi, n'amafaranga waba ufite yose uko yaba angana, n'imyanya waba ufite iyo ari yo yose, twese turi abana mu rugo kwa data. Twese turi ba masere na mon frere, twese turi abafurere. Pawulo yongeraho akantu abwira Timoteyo ati abagore bakiri bato n'abakobwa bahugure nka bashiki wawe ufite umutima utunganye rwose. Ni ngombwa ko twibutsa abasore n'abagabo ko abagore n'abakobwa mu itorero ari bashiki babo. Iyo bikunze ntabaterana madamu mu itorero, habaho kurambagizanya mu mucyo, kuko nta muhungu wakwifuza ko mushiki we bamusambanya, nta n'umukobwa wakwifuza ko musaza we bikirara, nta n'uwakwifuza gusambana na musaza we cyangwa mushiki we. Abakobwa n'abagore bakiri bato, namwe murasabwa gufata buri musore wese na buri mugabo wese mu itorero nka musaza wanyu, mu bitekerezo no mu bikorwa byanyu. Itorero ni umuryango, bityo dusabwa kubana neza, buri wese akita kuri mugenzi we nk'umuryango umwe. Ihame rya mbere rero ni ukwita kuri mugenzi wawe musengana nk'umuryango wawe. Irya kabiri ni ukwita ku basaza n'abakecuru bakeneye gufashwa koko. Hariya niba uri kwandika kari akantu kandike na ya koko uyishyireho. Bakeneye gufashwa koko, bakwiriye gufashwa koko. Hari abantu bigize imbabare kandi batakagombye kuba imbabare. Hari abantu bafite amaboko n'amaguru, aho kugira ngo bashakishe imirimo kugira ngo Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yabo,
kugira ngo babone ibibatunga ndetse batunge n'abandi, bakanezezwa no gusabiriza. Bene abo ntabwo bazi Kristo. Ijambo ry'Imana ririgisha ngo umuntu udakora ntakarye, ahubwo akoresha amaboko ye kugira ngo abone ibimutunga no gufasha abakene. Hari iminsi ushobora kugeramo ibintu byagiye hasi, icyo gihe abantu baraza bakagufasha kuzamura, ariko nawe muri wowe ukavuga ati Mana nunkura ahangaha nanjye nkaba mu mubare w'abafasha abandi, Mana nzagushima nambaraye. N'ubu uri muri wa wundi urimo kuvuga, niyo bavuga ngo hari abantu tuzafashisha akawunga mu kwa mbere k'umwaka utaha, ugahita ujya kwiyandikisha. Ni nkaho wiyaturiyeho ubukene bw'umwaka wose, n'umwaka utaha mu kwa mbere uzaba ukiri mu bagomba kwiyandikisha nyuma y'umwaka. Reba uko umurongo wa 3 wanditse, uvuga ngo wubaha abapfakazi, bari abapfakazi by'ukuri, ba bandi bafite ibibazo koko. Iyi mvugo ngo wubahe byasobanuwe mu ijambo ry'igiriki rivuga ngo gufasha. Niyo mpamvu tuvuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe. Kubaha kuri muntu uvuga ngo gukubiyemo kubaha ibyo bakeneye n'ibyo bakwiriye n'ibyo bashaka, niyo bakoresha ngo wubaha. Niyo mpamvu yaje muri Timoteyo avuga ngo ababwiriza ubutumwa bwiza ngo mubahe icyubahiro, give them a double salary, mubahembe inshuro ebyiri, mubafashe inshuro ebyiri, ntibagire icyo bakena, babe bafite ibirenze ibyo bari bagakwiriye kuba bafite. Niryo jambo rino rikoresha hano ngo wubahe. Ndagira ngo mbananga gukoresha ibigiriki byinshi kugira ngo bitaba ikibazo, ariko ijambo ryakoreshejwe rivuga ngo gufasha. Ni naryo tubona mu itegeko rya 5 aho rigira riti ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. Mu yandi magambo Bibiliya bivuga ngo jya ufasha so na nyoko, abakureze, abakurera, ababyeyi mu byo mu mwuka n'abandi babyeyi bagize uruhare mu kuba uwuriwe none. Pawulo muri iki gice yibanda ku gufasha abapfakazi. Niba utari wasinzira zamura ikiganza turebe. Hello, okay. Pawulo yahisemo gutandukanya abapfakazi nyakuri bakwiriye gufashwa n'abapfakazi bafite ukundi kuntu babaho. Nubwo buri mugore wapfushije umugabo aba abaye umupfakazi n'abana be bakaba imfubyi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo abapfakazi bose muri rusange n'abapfakazi bose ntabwo ari indushyi. Hari abapfakara bafite imitungo basize, bafite n'imiryango ifatika, bafite byose, abo ntabwo bakabaye baba muri babandi bishyurirwa mitiweli, babandi bafashwa na VUP. Turi hamwe? Dore ibyo umupfakazi wafashwaga yasabwaga kuba yujuje byari ibintu bigera kuri 6. Yagombaga kuba adafite abana cyangwa abuzukuru bene wabo bafite ubushobozi bwo kumufasha. Turaza kubijyaho. Cya kabiri, yagombaga kuba yarasigaye wenyine, ndiyiyandarike, ahubwo agakomeza kwiringira Imana no kuyisenga. Cya gatatu, yagombaga kuba ataradamaraye ngo yirere mu bimunezeza, ahubwo akaba umukecuru cyangwa umusaza uharanira kunezeza Imana. Cya kane, yagombaga kuba arengeje imyaka 60. Ibyo turaza kubirabaho impamvu. Kuba atarapfakara, yaragandukiraga umugabo we ndetse akarera neza abana be. Kandi mu yandi magambo hari imirimo Pawulo yavuzeho hariya, yagomba kuba ari umuntu na mbere yuko nawe abura imbaraga. Ku buryo abantu bavuga ati nyamara uyu muntu ntimwibuka ukuntu hano mu rusengero yabaga, buriya hari umuntu woroshye gusabira ubufasha. Halo, hari n'umuntu ugoye gusabira ubufasha. Nibyo abakera abanyarwanda baravuga ngo umwana ngo niwe wisabira iki, ngo umwana niwe wihesha ingobyi. Kubazwiho imirimo myiza ishimwa mu itorero, byose ibyo kuba adafite abana cyangwa abuzukuru bene bafite ubushobozi ni ku murongo wa 4. Kuba yarasigaye wenyine ntiyandarike, umurongo wa 5. Kuba ataradamaraye ngo yibere mu bimunezeza ni ku murongo wa 6. Kuba arengeje imyaka 60 ni ku murongo wa 9a. Kuba atarapfakara yaragandukiraga umugabo we ndetse akarira neza abana be ni ku murongo wa 9b. No kubazwiho imirimo myiza ishimwa mu itorero ni ku murongo wa 10. Ayo niyo yari amabwiriza asobanutse Pawulo yahaye Timoteyo. Ndagira ngo nongere nkwibutse ko ihame tuyakuramo ari uko dusabwa kwita ku basaza n'abakecuru bakwiriye gufashwa koko. Pawulo akomeza iri hame arigabamo uduce 3.
kugira ngo tubashe kurisobanukirwa neza, kandi dusabwa kubyubahiriza mu itorero. Utwo duce dutatu tukubiye muri rino hame iri ngiri turimo kureba ryo kwita ku basaza n'abakecuru bakwiriye gufashwa, nuko Pawulo yabagabyemo nk'ibice bitatu. Nukuba yavuze ibintu bitatu tugomba kureberaho kugira ngo tubyumve. Icya mbere nuko abana basabwa kwita ku babyeyi babo mu gihe bageze mu zabukuru, kandi ni umugisha. Ngero mwicaranye ngo ntukareke nyoko ngo afashwe na VUP n'abafasha mitiweli ufite ubushobozi. Mu yandi magambo turaza kubireba, ugasanga umuntu ari hano ameze neza ariko nyina arara mu nda. Ya gatatu, itorero muri rusange rigomba gufatanya gufasha ba bandi batere ngo batagira gifasha, aribo bakeneye gufashwa koko. Ndagira ngo tubirebe noneho. Icya mbere, abana basabwa gufasha ababyeyi babo bageze mu zabukuru. Ndagira ngo turebe ku murongo wa 4, kandi niba Bibiliya ari yawe uhaca akarongo kugira ngo ntuzahibagirwe. Abana bafite inshingano zo kwita ku babyeyi babo no kuri ba nyirakuru na sekuru mu busaza bwabo. Kandi munyumve neza, musome neza, uko gusabwa kubafasha Bibiliya bisobanura nk'ideni. Iravuga ngo bafite kandi basabwa kwishyura. Rigomba kubanza kwishyurwa mbere y'ibindi byose. Niba ababyeyi bawe nta nzu bafite, kuko hano yavuze ngo babanze bagenze ute, babanze kwiga. Sinzi niba muri kubyumva, muri kumva ndi kubikura. Ngo babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo bakwiriye mbere y'ibindi byose. Babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo bakwiriye, babanze babikore. Niba ababyeyi bawe nta nzu bafite bari mu manegeka, mbere yo kwiyubakira banza ububakire, banza ubasanurire. Bibiliya yavuze ngo abana bagomba kubanza kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo bakwiriye. Gufasha ababyeyi ni igikorwa cyo kuramya Imana, ni igikorwa cyo kuyumvira no kuyinezeza. Yesu yigishije ko kubaha ababyeyi bikubiyemo no kubafasha mu bibazo byabo, ukabitaho ntibabeho nabi. Yigishije kutabikora yiyita umukristo aba ari mu manjwe gusa. Muribuka Yesu abwira umufarisayo muri Matayo ati, ubwo ari ku gice cya 15, we ntujyeyo reka njyeyo kugira ngo tutatinda, ndagusomera. Yaramubwiye ngo dore Imana yaravuze iti jya wubaha so na nyoko, kandi iti uzatuka se cyangwa nyina azicwe. Mwebwe ariko iyo ni bamwe kuvuga ngo ndi gusoma he Matayo 15 nahereye ku murongo wa 4. Mwebwe ariko muravuga ngo umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati ibi najyaga kuzagufashisha nabituye Imana. Hari abantu bavuga ngo ntago bafasha ba nyina ngo kubera ko batanga icyacumi. Mbwira uwo mucyanye ngo nukubesha. Ngo nukubesha. Umuntu utanga icyacumi ntago amunanirwa gufasha nyina na se, nukubesha. Mumbwire ngo nukubesha ariko. Mukubesha. Ntabagitegetswe gufasha se na nyina, bityo mukaba mukoye ijambo ry'Imana mukurikije umuco wanyu. Mwandyarya. Yesaya yabahanuye neza igihe yavuze ati uyu muryango unyubahisha ururimi gusa, naho imitima yabo indi kure. Icyubahiro bampa ni amanjwe, inyigisho bigisha ni amategeko y'abantu gusa. Ntukemere ko nyoko, ntukemere ko uwakureze, ntukemere ko umubyeyi wawe ajya ku rutonde rw'indushyi zifashwa mu mudugudu no mu itorero mu gihe ugihari kandi ufite uko wamurwanaho. Kugira ngo mbisubiremo n'abari gusohoka nabo abagenze buhoro bagiye buhoro kugira ngo babyumve. Uri kubyumva? Babyumve neza, turi hamwe. Ntukemere ko nyoko cyangwa uwakureze, umubyeyi wawe ajya ku rutonde rw'indushyi zifashwa mu mudugudu no mu itorero mu gihe ugihari kandi ufite uko wamurwanaho. Niba ubikora ugatuma nyoko ashyirwa mu ndushyi, ihane, kuko Bibiliya twigisha uyu munsi wa none ko uri inyuma y'abapagani babandi batazi Yesu namba. Bibiliya twigisha ko inyuma y'abapagani ni nko kuvuga ngo uri inyuma y'aya mabandi yadutse muri iyi minsi ari kwambura abantu za telefone. Uri inyuma ya ziriya ndaya zo ku muhanda zirirwa zicuruza. Uri inyuma y'abagome n'abagambanyi n'amasarigomwa. Uri inyuma y'abarozi.
uri inyuma y'abaterekera za Nyabingi na za Biheko, uri inyuma. Ihane uyu munsi, nturara udafashe inkamba zo kwita ku babyeyi bawe bakubyaye, ababyeyi bakureze, ababyeyi bakwitayeho, ababyeyi bakwishyuriye amashuri. Reka kuba inyuma y'abapagani. Umupfakazi wo gufashwa agomba kuba ari wa wundi utagira abana be kumufasha, cyangwa wa wundi warumbije. Kurumbya ni ukubyara ugapfusha abahagaze. Hari umuntu ushobora kuba afite abana ariko barapfuye bahagaze, yararumbije, ku buryo abandi nabo bavuga ati yewe uriya mubyeyi yewe yaruswe n'utarabyaye, yewe ati yabyara igihaza wenda bakakirya. Ntabwo mwari mwumva abantu bavuze gutyo, ngo yabyara igihaza wenda bakakirya uwo munsi. Mbese akaba abo yabyaye kusoma ku murongo wa 5 neza, wumva uko bavuga murongo wa 5. Reka turebe hariya, murimo murahabona ngo umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine, ntihane nakubwira ngo usuri, usigaye wenyine yiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro. Umupfakazi by'ukuri yagombye kuba wa wundi wasigaye wenyine. Niba ugihari ukaba ufite nyoko cyangwa nyoko wanyu cyangwa nyogosenge cyangwa nyogokuru wawe, we kureka ngo bandagare. Fata ingamba, ushakishe bene wanyu, basabe, mufatage, mufashe imiryango yanyu, nibwo muzabona umugisha nyamugisha uturuka ku kumvira Imana. Ku murongo wa 11 na 12 aravuga ngo ariko abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa, kuko iyo bamaze kwidamarira baharika Kristo bakifuza gucurwa, bakagirwaho n'urubanza, kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere. Aha ntabwo ari kuvuga ku isezerano ryo gushingirwa, bashingiwe hamwe n'abagabo babo, oya, kuko kongera gushaka ku muntu wapfakaye biremewe kandi Bibiliya ibyigisha neza. Ahubwo abapfakazi iyo bandikwaga hari indahiro yabo bwite bagiraga, yari indahiro yo kwiyemeza ko noneho bo bahisemo kwiyegurira Imana, kandi ko batazongera gushaka, kandi ko bazaba intungane mu nzu y'Imana. Bityo bikaba inshingano z'itorero kubitaho, nabo bagahora mu nzu y'Imana basenga. Indi mpamvu ni uko bagomba kureba niba ko kuwanditswe adafite ububasha bwo gukora ngo yiyiteho, kugira ngo atazasigara afite umwanya wo kuzerera mu ngo z'abandi gusa no kubunza ubugambo no kwivanga mu bitamureba. Ihame riri muri iyo mirongo ni uko abafite ubushobozi bwo gufasha no kwirwanaho bagomba guterwa ishema no kumva ko bibeshejeho. Ntibaharanire kuba abatindi bo gufashwa. Buri mukristo wese agomba guharanira gukora, akirwanaho, akarya ibyo we yakoreye, ndetse agaharanira kuba mu rugero rwo gufasha abandi. Itorero risabwa gufasha abakwiriye gufashwa bonyine koko. Aho niho twahereye icyigisho cyacu cy'uyu munsi. Ku murongo wa 3 havuze ngo wubaha abapfakazi, bari abapfakazi by'ukuri. Pawulo asoreza ku murongo wa 16 havuga ngo nihagira uwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushyi z'abapfakazi, abafashe kugira ngo itorero ritagenza gute, ritaremererwa, ahubwo ribone ko rifasha abapfakazi nyakuri. Mu yandi magambo, ntukemere ko nyoko cyangwa nyokose cyangwa undi mu gihe gifite ubushobozi ajya mu rutonde rw'abafashwa n'itorero ry'ahatuye, ajya mu rutonde rw'abishyurirwa mituweli, ajya mu rutonde rw'abandi bafashwa na VUP, afite imyaka